Nshuti bakunzi ba Kigali House, umunyamahirwe uri buze kubasha kureba ino video n'uri buhite yikorera ino deal nziza nkuzaniye. Hello nshuti bakiriya beza ba Kigali House, uyu munsi ahantu ndi herereye Kagugu ntago byari bisanzwe ko wapfa kubona deal nk'iyi ngiyi mu busanzwe. Uyu munsi nkuzaniye inzu nziza cyane, nziza ya kadastere. Murabizi yuko ubundi ino location ari amazu y'ama etage, biragoye ko wabona inzu imeze nka gutya ya kadastere ku bantu bakunda inzu zo hasi kandi iri very affordable. Ni inzu ihendutse cyane, ubyumve neza. Igiciro cyayo n'ucyumva ukareba na smartness ifitemo imbere n'uburyo ikase uraza gutungurwa. Iyi nzu yacu iri hano Kagugu neza, hano reka nse n'ubarangira ugeze nko ku murenge wa Kinyinya, ntago ari kure yaho, ni hafi yaho. Don't worry, iri muri quartier nziza cyane, kandi ikindi kintu nakundiye ino nzu iri muri estate. Ni ahantu hari community gate, muri injira mu gakinga urumva ko security ari totally 100% bufite security, nta kibazo bufite. So sindi buze kubarambira rero, hano tuhafite parking yajyamo nk'imodoka eshatu ziparitse neza, zitabyigana. Ni inzu kandi ikomeye, za nzu ziba zubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Urabona iyi nzu nawe ko by'umwihariko nko kuri ba bantu baba bakuze bishakira inzu zo hasi badashaka kuzamuka ama stairs, iyo ni sure deal, kuko ninkubwira igiciro uratungurwa cyane. Reka mbanze matembereze mu bice byo hanze. Aha ngaha turafite akajaride keza cyane, urabona yuko iyo gatunganyije ni akajaride kaba gasa neza cyane. Urabona ko rwose ari ahantu ushobora kuza ukaruhukira kandi hatanga n'umwuka mwiza cyane. Hano hakaba hari harya niba bakita agapano, murambabarira ntago I don't know, ariko numva ari agapano ka basket, ariko urabona ko ari sawa cyane. Ikindi kintu ntagenda ntababwiye mbere yuko mbijizamo imbere, wari uzi ko inzu yubatse mu buso 350. Urumva yuko ikibanza ari kinini kandi kisanzuye. So jaride mwayibonye, ni jaride nziza cyane. Hanyuma hano tuhafite balcony nziza cyane, yisanzuye kandi ngari. Urabona ko ari hanini kweri, wateraho intebe ukaba urelaxinga, ubasha kwenjoyinga ya mafu meza cyangwa se wa muyaga mwiza uturuka hano muri ino jaride. Urabona ko ari sawa cyane. Duhindukiye gatoya, hano tuhafite urugi rwiza cyane rw'urubaho rwa muvura, tukagira design nziza cyane. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Iyi nzu ntigucike please. Mbere yuko wishyura izindi nzu zose waba warasuye, fata aya mahirwe ubanze usura ino nzu. Iri hano Kagugu, ahantu heza, utaza gukora ikosa ryo kuzicuza wamaze kwishyura kandi iyi nzu ihendutse. Iyi nzu iri ku giciro cya $180,000 z'amanyarwanda, ziri negotiable. Urumva ko bashobora no kuba bakugabanyirizaho. Ibisanzwe muri Kagugu ubundi ayo mafaranga kuri kibanza gusa, namwe murabizi. Nimucikwe rero, kubera ubwiza ifitemo imbere. Please, ntabwo nshaka gutinda hano hanze, reka twinjiranemo mpite ntangira kubereka uko imeze. So mwabibonye ko bamaze kugera muri salo yacu, reka tubatemberezemo. So iyi nzu yacu kandi ahangaha nabibabwiye ko ari muri salo, ariko ifite option yo kuba wanayigurana n'ibikoresho. Uretse yuko ayo mafaranga nababwiye ntabwo ibikoresho birimo, byumve neza, $180,000 ni ku nzu gusa. Uza ukagura hanyuma ukokipa ibikoresho byawe, cyangwa se mukavugana agakuramo imyenda yonyine, kubera ko byose birashoboka, ari flexible. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ni inzu nziza cyane. Reka tuzengurukane muri ino salo mugende mureba ukuntu ari salo nziza. Noneho ni iby'amahirwe kuba tuhageze, harimo n'ibikoresho, nta gukomplaininga muvuga ngo salo ngo yaba ari ntoya. Ukuvuga ngo hano ni muri salo gusa, kandi urabona ko hateye n'intebe nyinshi zihagije. Sinzi niba urimo guplaninga kuzashyiramo intebe zirutiza, ariko ni intebe nyinshi ubona ko zihagije kabisa. Hanyuma hano agerageza se n'uwegera hano, tubereke hano hari TV stand nziza cyane, iriho design nziza rwose, azuminge neza murebe ukuntu isa. Urabona ko ari utuntu duteguye neza cyane. Urugi rwo mwarubonye, ntabwo ndibwirwe ndutindaho, ariko urabona ko ari urugi rwiza cyane. Niba ufite $180,000 ukaba utarimo gukora ino deal muri Kagugu, ahantu heza, ndakubwiye ngo umuntu uri buze kureba ino video bwa mbere niwe munyamahirwe uri buze kubasha kwegukana ino nzu, kubera ko ntishobora no kumara icyumweru ku isoko. Uko niko kuri, kubera ko hano ntabwo tumenyereye inzu z'ayo mafaranga, zisigaye ziri za Kanombe na za Kagarama. None iyo wumvishe Kagugu mu matwi yawe uhita wumva yuko ari imari ikomeye. Reka nkomeze mbitemberereze mu bice by'inzu.
aha tugeze murabibona neza ko ari muri salamanje. Ni salamanje nziza cyane nayo iteyemo tebo iriho intebe ndumva zigera muri 6 kandi urabona yuko zisanzuye zimeze neza cyane. Firigo mwayibonye aho igomba kuba iteretse, urabona ko ari bya fridge binini cyane. Sinzi niba uzagura firigo irutingi ariko urabona yuko ibintu byose biri ku murongo bimeze neza cyane. So iyi salamanje kandi ikindi kintu ndi bugende ntababwiye ngomba kubabwiraho, urabona ko parafo yose ni gypsum imeze neza cyane. Za parafo zitanga ubwiza ntagereranywa. Uvuga ngo maze kubereka salon na salamanje, reka mpite nkomerezaho no mu gikoni ntabatindije bereka iki gikoni cyiza cyane kirimo tubati twiza kandi twinshi, ubona ko duhagije. Mbese ni cya kindi ni American kitchen cyangwa se open kitchen, urabona ko ari ibintu byiza. Ni muri modeli y'iki gihe, urumva ko inzu nayo mimbere iri modern. Noneho kandi ikindi kintu nayikundiye, ifite ibyumba binini byisanzuye, naho hajya harimo n'ibitanda, muraza kugenda mubona uko bimeze. Urabona ko hano hari open, bituma umuntu wicaye muri salamanje ushobora gutegura amafunguro muniganira. By the way, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Iki gikoni rero sindi bugitindemo, ntababwiye ko kirimo utubati twinshi, namwe murabibona ibintu byose birimo by'ingenzi. Ndahita nkomeza ahubwo bereke no mu byumba by'iyi nzu. Aha duhereye rero ni ku cyumba cya mbere. Iki cyumba cyo dukunda kwita icy'abashyitsi, gifitemo dushe na toilette. Reka bakibanyerekere. So tukimara kureba rero icyo cyumba cy'abashyitsi, turahita dukomereza muri ino side ya hano aho dusanga ibindi byumba bitatu, ariko ndaza kubereka n'igikari n'insoza kugira ngo inzu uyitembereyemo neza kandi yose. Twagiye, reka dukomezanye tudahagaze, duhite duhera hano ku cyumba cya mbere, nacyo bakibanyerekere. Tukiza muri no korodoro, urahita ubona ko ari icyumba cyiza cyisanzuye, kirimo igitanda hagasaguka n'umwanya, kandi kirimo na garderobe nziza cyane kugira ngo nayo yayibereka. Urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi cyane. So tukiva muri icyo cyumba, reka duhita tubereka n'ikindi kiri hano ku buryo bwanjye, nacyo ni icyumba cyiza kinini, bakibereke bitonze. Urabona ko ari icyumba gisa neza kinashashe. Ndakwibutsa ko iyi nzu iri kuri miliyoni 180 z'amanyarwanda, iri Kagugu hano muri za karitsiye nziza cyane hafi y'umurenge wa Kinyinya. Ibi byumba bibiri mberetse rero bikoresha ino dushe na toilette imwe. Reka bahite bayibereka nayo muyirebe. Ni iyi ngiyi, urabona ko ari dushe nziza, irimo ibirahure, irimo amakaro meza, isa neza cyane. So reka dukomezanye rero muri chambre principale. Mbere yuko tujya mu gikari, ni chambre principale nziza cyane, nini, yisanzuye. Yibanyerekere. Urabona ko kandi nayo irimo igitanda cyiza cyane kandi ikaba yisanzuye, ni nini rwose. Ikindi ifitemo na garderobe nini, urumva nyine ni master bedroom. Igomba kuba ifite itandukaniro n'ibindi byumba twagiye tubereka, igomba kuba harimo difference. Ni icyumba cyiza kinini cyane cyisanzuye. Ikindi kandi ifitemo dushe na toilette nziza cyane, gisanzuye kandi bigari. Reka nkubwire, usikinze uramutse uyiguze nubwo utashyiramo furnitures, ushobora kuzajya uhabwa $1000 ku kwezi, bitewe n'ahantu iri. Kagugu ni muri VIP, ntawe utabizi. So murabibona rero yuko dufite igikari cyisanzuye, ubuso 350 buba ari bunini. Ubundi basigaye bubaka muri 300. Hano hanze tuhafite akazi k'umukozi, igikoni cyo hanze. Ikindi kintu cy'ingenzi, hano hejuru tuhafite ikigega na ya mashini ishyushya amazi, ubwo ni hita, kandi nayo izaba iri included muri icyo giciro. Ikindi kintu dufite hano, dufite aga storage keza cyane nako ushobora kuba wakifashisha. Urumva ko iyi nzu yujuje ibisabwa kugira ngo ibe yagura ya mafaranga.
Nshuti bakunzi ba Kigali House rero mumaze kubona inzu yacu, turabashimiye cyane, ariko nyamuneka fata iya mbere utuvugishe mu ba mbere, kubera ko iyi ni ya nzu itagisurwa n'abantu babiri umwe atarakonfirima. Tuvugishe rero mu ba mbere tukugeze kuri ino diru. Izi ni za diru ziba zimeze nka cyamunara yigendera cyangwa se zo twita byungura. Tuvugishe tuhakugeze, gusura ni ubuntu, uhemba komisiyo gusa iyo waguze, ubundi wikorere deal nziza iri ku giciro cyiza, iri very affordable deal nawe izakungura ukimara gukorerwa mitasiyo. Murakoze cyane rero, mukomeze kugubwa neza, munakanda subscribe kuri iyo YouTube channel yacu, munadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Imana ibahe uburame n'amafaranga. Murakoze.